Hello, muraho neza, mumeze mute, twongeye kubaha ikaze kuri First Service Podcast, amazina yanjye ni Umutoni Bonheur. Murakoze cyane turi hano mu ikiganiro cyacu cya mbere kabisa kuri First Service Podcast. Turumva twishimye cyane kongera kubana namwe, tuganira twungurana ibitekerezo kuri situwasiyo nyinshi zitandukanye zo mu miryango yacu n'ahandi hose twaba turi duherereye. Impamvu twavuze ngo ni First Service ni ukuvuga ngo First Service ni ukuvuga ngo amateraniro ya mbere. So amateraniro ya mbere abera mu rugo, ayandi mbese aho wagiye niho haba ari amateraniro ya kabiri gukomeza. Ushobora no kugira amateraniro 5 ku munsi, ariko twebwe twabonye ko amateraniro ya mbere abera mu rugo. Uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro ciza, turabasaba kuza kugikurikira no kucumva nyine kugira ngo muze gukuramo ibibafasha bitandukanye. Yego, mwegere rwose abatarakora subscribe, muyikore, musangize bagenzi banyu ibiganiro. Ikindi kandi tutaratangira kuvuga, turi hano mu rwego rwo kuganira no kungurana ubumenyi, ntabwo tuje gusetinga standards z'uko ibintu bigomba kugenda, gusa turavuga from personal experiences cyangwa se nk'izo dufite nka couple, yewe nk'abakristo cyangwa se dushingiye ku bintu rusange community igenda ishingiraho. Ubwo nyine uzumva ufite ibyo ashobora gukuramo, ni byiza tugafashanya. Kandi ufite n'itekerezo kinyuranye rwose uri free kugitanga, ukandika kabisa. Buri wese ari kabisa. Tubahaye ikaze. Ikiganiro uzaza utwandikira muri comment wagikunze cyangwa se hari challenge runaka wacumvishemo, noneho utaha nitugaruka twongere duse n'ababivuzeho, tuganire. Mbese ni ikintu twese kidufasha, turazana igitekerezo tukakibaha, tukaganira nyine kuri ubwo buzima tuba twahisemo ko turi buganire. Tudatinze rero, uyu munsi dufite ikiganiro gisa naho cagutse, ariko kandi musa naho mwese mufiteho amakuru. Twaricaye nk'abantu nyine bubatse, turibaza ngo ni ukubera ko abantu batandukana. Abantu bicaye igihe kimwe bagakundana, bakageraho noneho bumva ko bagomba gukora umuryango. Noneho hakagera igihe abantu tukumva igitondo kimwe gusa twumva ngo abantu batandukanye. Ibyo bintu twibaza impamvu ibitera. Niyo mpamvu rero uyu munsi turi hano kugira ngo tuganire kabisa kuri ibyo bintu, twibaze impamvu ibitera. Wowe ubona ari iki kibitera? Ibyo biro tuzana ku kibazo cyacu cya mbere. Okay, hari impamvu nyinshi zituma abantu batandukana, kuko n'abatandukanye bose nyine baba bazifite kandi zidasa. Ahubwo wenda twakwibaza se nk'abantu, nimba hari abantu bumvishe bagiye batandukana, abenshi bapfuye iki? Okay, ibyo ngibyo rero nibyo tugiye gusa n'abareba, ariko ibyo bagenda bapfa biratandukanye, kuko urugo ni ikintu kinini cyane. N'abantu bakorana mu kazi batabana mu buzima bwa buri munsi baza batandukana. So rero abantu noneho hajeho gahunda y'uko hari ababana mu rugo kandi bashobora kuba bararerewe ahantu hatandukanye, ntabwo byaba ari igitangaza y'uko abantu bashobora gutandukana. Ariko rero tugiye kwifashisha, tumaze kwibaza ibyo bintu byose twaribajije ngo ni iki turi bukore kidufasha kumva. Hari ibibazo bigera kuri 4 twibajije, turibaza ngo ibi bibazo uko ari 4 bishobora kuvamo igisubizo cya kino kintu. Niyo mpamvu rero ngira ngo dutangire ku kibazo cya mbere, ukidusomere, noneho niturangiza twese tucumve tunakiganireho. Yego, ikibazo cya mbere n'undi kiravuga ngo ni iki gituma muri iki gihe harimo divorce nyinshi. Sinzi nimba ziri muri iki gihe cyangwa arizo tubona, ariko nyine amakuru yo gutandukana muri iyi minsi ari menshi. Tekereza ko ari ihe mpamvu? Okay, uko mbitekereza ko mbese uko nje ntekereza, nibyo koko ugereranyije mu myaka y'ahambere n'ubu ngubu biragaragara ko divorce ziyongereye ku kigero kiri hejuru cyane. Ntabwo dufite wenda statistique ngo tuvuge ngo bimeze gutya, ariko biragaragara ko divorce ziyongereye cyane, kandi ziriyongera mu buryo buri wese ashobora kubibona. Kuko n'ubwa mbere uzuka ukumva ngo runaka yatandukanye na runaka. Ndabaha urugero rutoya. Mu minsi yashize abana ba star b'abanyakenya abakunda kubakurikirana cyane,
ndumva naragiye numva abantu ingo nk'eshanu zishobora kuba zaratandukanye muri uyu mwaka wa 2023. Urashobora nawe kuba ufite mwene wanyu uri hanze cyangwa uri hano cyangwa uri ahatandukanye, wumvishe ngo byagenze gutya igitondo kimwe gusa ukumva ngo batandukanye. Ariko reka ntange impamvu ya mbere, nawe uraza kunyunganira. Impamvu ya mbere njewe mbona ishobora gutuma abantu batandukana, ndatekereza ko ari uburyo, ariko nubwo ubitekereza ntabwo nzi niba ari ukuri, ndatekereza ko ari uburyo aba bantu bashobora kuba barahuyemo. Uburyo abantu bahura n'uburyo babonana bwa mbere n'ibyo baganira birashobora kuba bigira ingaruka nyinshi ku mibereho ya rwa rugo cyangwa se ku mibereho ya wa muryango. Ndatekereza ko iyo ngiyo ari impamvu imwe mu zishobora gutuma abantu bashobora gutandukana. None se nihe abantu bashobora guhura ku buryo nyine uzahita uvuga ati uru nguru ntabwo ruzaramba bitewe n'aho bahuriye? None tuvuze gutyo sinzi, reka ariko mbivuge muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo hari abantu bahura bagasa naho hari ibintu bitunguranye. Tuvuge ubaye uri umusore ufite imyaka 28 cyangwa 30 cyangwa na 35, noneho waba waratinze gushaka bakakubwira ati ugomba gukora ubukwe, ugomba gukora umuryango kuko imyaka yawe ufite n'imyaka nyine ikwemerera kuba wakubaka urugo. Ico gihe hakaba igihe noneho hatabaho kubitekereza cyane. Iyo hatabayeho kubitekerezaho cyane, niho ugenda mu giterane ahantu cyangwa wagiye mu kazi ahantu, wabona umukobwa gusa bwa mbere mukibonana ugahita umuganiriza, noneho ukanamuhita umushiraho n'igihe mugomba kuzakorera n'ubukwe aba yakwemereye. Noneho uko guhura nyine mu buryo busa naho ari huti, hari ukuntu nyine bigenda bizana abantu kuba bashobora gutandukana. Hari n'abo nabonye apanga gukora ubukwe kubera ko nk'abahungu babiri bavukana, ugasanga umwe nyine we yaciye tuvuge yafashe umwanya we ashaka umukunzi, barakundana, bageze igihe nyine cyo kuba babana. Noneho hakaba undi bahita babwira mu rugo, bakamubwira ati noneho rero kubera ko murumuna wawe afite ubukwe cyangwa mukuru wawe afite ubukwe, kora iyo bwabaga muzi itariki mureke kudutera stress, ubukwe rwose bubere rimwe. Noneho ukibaza, none se kumwe nyine uwazanye igitekerezo wa mbere we yari yarabitekerejeho abifatira umwanya, nyine ni ibintu byavuye mu kuba afite umuntu. Ariko hakaba hari undi bavuga ati mukuru wawe aravuze ngo afite ubukwe mu kwa 8, tuguhaye amezi 2, genda nawe ushaka umukobwa, ntago arane gushaka umukobwa, genda ushaka umukobwa umukonvenke mwubakane. Ntekereza ko ibyo bintu wenda ntago tuvuze ko byagenze gutyo zasenyutse, ariko ntekereza ko wa muntu ntago nyine aba afite amahitamo. Nibyo nari mvuze. Ni ukuvuga ngo hari umuntu umwe wagize gahunda yo gushaka, arangije aripanga ibintu byose byo gushaka, mbese abishira kuri gahunda nk'umuntu mbese ufite iyo gahunda. Noneho undi iwe baramubwiye gusa ngo nagendere ku itariki ya mugenzi wiwe. Urumva guhura, mbese n'abadukurikira bazatubwira, ariko guhura uburyo abantu bahuyemo ni ikintu gifite naco ubusobanuro bunini ku kuba abantu bashobora gutandukana, nyine nk'uko twari twibajije kino kibazo cya mbere. Ikindi kintu ntekereza, sinzi ko wenda kino twibashe ukivuga neza, ariko reka tugihine muri ubu buryo kuko impamvu zituma abantu batandukana ni nyinshi. Ikindi kintu ntekereza ni ikintu cya communication. Ni ukuvuga ngo icyo ndagihuza ni communication, ariko kuganira. Ese aba bantu babana mu rugo baza baganira cyangwa? Kandi murabizi ko inshingano z'umugabo akenshi bavuga ko ari ukuprovidingira urugo cyangwa se kuja gushakishiriza urugo. Ni byiza akagenda akaja gushakishiriza urugo iyo atashe cyangwa muri mu minsi 7 y'icumweru. Ni umwanya ungana iki uwo muntu ashobora kuba asigira umuryango? Ugasanga nimba hatabayeho kuganira, harashobora no kwinjiriramo ibitekerezo byinshi bitandukanye, kubera ko hagize igihe utazi icyo mugenzi wawe azatekereza. Akaba ari cyo nanone mbona gishobora kuba indi mpamvu ishobora kugira impact ku buzima bw'imibanire y'abashakanye. Kubera ko ntekereza ko iyo sije yo kuganira ari nini, even ya divorce nayo ni nini cyane. Ariyo mpamvu nyine umuntu wese impamvu wumva
cyangwa se point wumva dushobora kuvuga kurambuye uri free kuyandika kugira ngo ubutaha tuzayiganireho. Hari ikindi kintu numvishe uko abantu babana, murambabarira gutanga runo rugero, hari abantu bagiye babana kera baba nko mu byaro, baba muri Congo, baba hehe, noneho over time haza gushira igihe umwe ngo agatangira kubona undi atakiri type ye. ibyo bintu byo ubivuga iki? Sinzi nga nimba umugabo azareba agasanga amaze kwa outgrowing umugore nimba, ariko nyine ibyo nabyo birahari. Okay, icyo ntekereza kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo uramutse urebye ugasanga umuntu ntakiri type yawe, ikiba cyabaye si uriya muntu wahindutse, ahubwo wagize hari ibintu wakurikiye, urugero nka social media ni urugero, kubera tugize iminsi twese dukoresha social media, turayizi, tuzi ibintu biyibaho. Noneho aho nari mvugiye ko communication ari ingenzi, igituma utangiye kuvuga kuri ya muntu atari type yawe, wabonye abantu benshi, wumva ibitekerezo byinshi bitandukanye, ariko ntimwagira umwanya wo kubiganira nk'umuryango iwanyu ngo mukuremo mwebwe ikibanyuze cyangwa se mwebwe ikigomba kubakira umuryango. Mu by'ukuri hanze haba hari ibitekerezo bitandukanye. Hari n'ikindi kiganiro nigeze kubivugamo, ni ukuvuga ngo umugore yiriwe ahantu, sibyo, n'umugabo yiriwe ahantu, ikigomba kubahuza ni uko buri wese agomba kubwira uwundi icyo yabonye muri uwo munsi. Noneho yaba ari nk'ikintu yabonye bagafata ayo makuru bakayahuriza hamwe, akaza kubyara ikintu kizima bo bemera ko ari cyo kuri, icyo bemera ko ariko kuri. Nawe umuntu kuvuga ngo umugore ntakiri type yiwe, si umugore uba warahindutse, ahubwo ni imitekerereze yawe iba yarahindutse. kandi aba atakiri na type yawe, birashoboka ko uwo mushira kuri iyo standard wowe ushaka kwabaho, uwo mwegeranya ukamushira kuri iyo type ushaka kwabaho, noneho rero amahoro agakomeza akabaho, urugo hatabayeho aho bigera kuri ntambwe ya divorce. Nicyo nanjye nari ngiye kuvuga aho ngaho. Ibyo ngibyo nyine byo kuvuga ngo umuntu, narabyumvishe, hari story numvishe nyine barimo barasharinga ko abantu babanye baba muri Congo, urugo rwiza rufite abana, ariko none bamaze kugera muri Kenya, umugabo nyine abona umugore yaragumye ko gusaza cyane, noneho iwe nyine abona akiri umusore. Ntekereza ko abantu nyine barakura, sibyo, barakura, umubano w'abantu urakura, yewe hari n'igihe usanga na bya bintu washakaga mbere bigenda bihinduka, noneho bitewe na realite, nuko nawe ubwawe hari ibyo wisangamo bimwe ukabikuramo, ibindi ukabifata. Noneho rero nk'uko warimo uravuga nyine communication n'ibindi, abantu bari kumwe baravugana bakamenyana, bakambwira ati rero nakwishimye mbonye ibingibi kuri wowe, ibintu bigiye bigenda gutya kugira ngo ejo n'ejo bundi utazajya kwisanga wara outgrowinze umuntu wawe. Iyindi point, wemera ko amafaranga nayo asigaye playing a role ikomeye mu gutandukanya abantu? Cyane, kubera ko amafaranga ni igikoresho gikoreshwa cyane mu buzima bwa buri munsi bw'urugo. Okay, hari abantu bazavuga ngo amafaranga ntacyo yongera ku mibanire y'abantu. Ni meza, ariko ni igikoresho nanone abantu bifashisha kugira ngo ibintu birusheho kuborohera, ariko si ikintu gishobora kukubakira urugo mu by'ukuri. Aragufasha ariko ntashobora kukubakira urugo. Gusa nyine ikibazo gihari ntekereza nuko ubu ngubu yabaye nka bimwe mu bintu umuntu ashobora gushingiraho avuga ngo niba ngomba kubana na runaka, ese afite amafaranga? Ariko mu by'ukuri ni meza mwamaze kugera nyine mu rugo, muyifashisha akabafasha kugera ku ntego z'ibintu bimwe n'ibindi, ariko si ikintu umuntu ashobora gushingiraho kugira ngo abe yagisetinga mu bintu nyine. Kandi amafaranga urashobora guhitamo umuntu ushingiye ku mafaranga, noneho ejo amafaranga agashira. Ni ukuvuga ngo uwo muntu nimba waramuhisemo ushingiye ku mafaranga kandi amafaranga akaba yashize, uwo muntu ntaki-kurimo, icyari kikurimwo ni amafaranga, none arashize. Igisigaye sinzi uko twabivuga, igisigaye nta gisigaye, nta kintu na kimwe gisigaye, urugo rwashize. Nagiye mbibona mbyumva, kuko wenda ntawe tuziranye hafi na hafi wabikoze, ariko ugasanga nk'umukobwa uramubaza ati se
avuga ko agejeje igihe cyo kubaka, ese ushaka umuntu umeze gute? Ngo pfa kuba afite amafaranga. aho niho bipfira rero. no wenda nyine ukibaza biranashoboka ari igihe nyine abantu baba barakuriye mu buzima butari bwiza, cyangwa wenda ubwo urimo uracamo noneho ukavuga ati ibi bintu kabisa wapi. Ntago ni byiza gushaka abantu bafite amafaranga ni meza, ni igikoresho ciza, ariko nyine kitari icambere cyo kugenderwaho. Ikindi ntekereza ko gituma abantu batandukana kitavuye mu mafaranga, kitavuye n'irari. Umutima uturuka kabisa kwa Satani, wirari wo kutanyurwa. Kuko none se ntujye usanga umuntu abana n'umuntu bagatandukana agashaka undi, ejo kumva ngo undi babanaga nawe baratandukanye. Ese abo bantu bose uko ari batatu uba utarabona type yawe? Si icyo kibazo. Ufite cya kibazo twavuze cyo kugira umutima nyine uhagazeho, tunyurwa nyine n'ikintu icyo ari cyo cyose. Naho ubundi ibitandukanye abantu byo ni byinshi, cyo kuba turagenda tubikoraho nyine. Wenda urashobora nawe kuzatwandikira impamvu runaka ishobora gutuma ibyo bintu bibaho. Akandi kanyuma ngira ngo dusorezeho kuri no point, ni ukuvuga ngo muri mu rugo murabana, ariko buri muntu wese buri responsibilities, ni ukuvuga ngo inshingano za buri umwe wese mu rugo iyo zabashije kugerwaho, kandi buri umwe wese akora inshingano yiwe hatabayeho kugongana, ntekereza ko nacari ikintu gisustaininga nyine family igahora imeze neza, bishobora kurinda nyine ko haba icyo twavuga agacu ko abantu bashobora gutandukana. Ariko hari ukuntu ubu ngubu nsigaye numva nta kantu ntumishe ngo waraba bita ngo ba independent women, ni ukuvuga ngo umugore wigenga. Basigaye bavuga ngo umugore wigenga, mbese ni umugore udashaka kuba atwarwa n'umugabo. Ni nkako sinzi igisobanuro umuntu yabiha, ariko kudakenera guherera mu ruhande rwawe, ugakenera no gufata uruhande rwa mugenzi wawe, kandi nyamara hagabanyijemo uburyo buri wese afite ofisi we agomba gukoreramo, kandi abantu bakuzuzanya. Ibyo ni byinshi, namwe ibyo muzi mubitwandikire, ndetse n'ibyo mwumva wenda nka point mwumva twazavugaho cyane ubutaha muyishireho. Hano hari ikibazo cya kabiri, ariko ko ndabona ngo hagati y'abagabo n'abagore ni bande bagira uruhare runini cyane muri divorce? Barahari? Sinzi, abo tuza kubeshera bazatwandikira ko twababesheye, ariko sinzi ko hashobora kuba hari abarusha abandi ahubwo twavuga ati abarusha abandi kugwa muri izo ntege nkeya ni bande. Ariko reka tuvuge muri rusange. Ntekereza ko umuntu wese aba yarinjiye mu ndoa ari mwiza, ariko hari uwo bishobora korohera nyine kwakira ibishuko, cyangwa se kubona ibintu byinshi bimutwara, bituma nyine ashobora kubona ko urugo rwe rwahindutse kandi rukiri rwa rundi, noneho agatangira kurubona ukundi, cyangwa akarusanisha n'urwa mugenzi wiwe. Reka nguhe urugero. Hari umusitari w'umunyakenya uherutse kugurira umugore we, aza agenda amuha amagifuti, akamuha gifuti 1, gifuti 2, akagera nko ku 10. Hari aho yageze amugurira imodoka, ubundi nagiye mbona amutwara ngo mu bintu bya helicopter, nyine akamwuriza indege. Noneho tekereza rero, ubaye utaragera kuri iyo level nyine ya resources, wagera mu rugo gutya ugishika gutya, umugore akama akubwira ati yewe noneho hari amakuru utazi. Uzi ko uzunyica nabi, uzi ko nta gift uzumpeza, turanangurira n'imodoka byibura y'amaguru y'ukuguru kumwe, uzunyica nabi nta gift uzumpeza. Noneho akagendera kuri iyo pressure nyine iri ku isaha ngaha, agakenera ngo nawe umugurire imodoka, kandi ubwanyu mwebwe ntimuragura na moto, nta na moto muragura, ariko akeneye kugendera kuri ico ki. Noneho birashoboka yuko wenda, ariko akantu ko reka ngira abo mentioninga, kuvuga ngo abamama bakunze kuba mu ruhande rwo kuba driven nyine, bagatwarwa n'ibintu vuba kurusha abagabo. Ubwo rero hari igihe ico kintu ubuzanye mu rugo rwawe ngo bagomba baguha gift y'indege kandi mutaratunga moto, birashobora kubasamburira urugo vuba cyane.
so urumva rero hari abagendeye ku rugero rw'uwo mugore w'umunyakenya n'umugabo w'umusitari uzikorera umugore we w'umunyakenya kandi babishoboye. kandi babishoboye kandi ntabwo tuvuga yuko ari bibi guhereza umugore gift ni byiza pe Aha, nicyo nari ngiye kuvuga. ushobora guheza umugore gift ariko mu bushobozi bwanyu kuko gift ni ikintu umuntu yicaye atekerezaho agiha agaciro aravuga ngo uno muntu ngomba kumuha ino gift kandi nimvuye ku mutima. Gift ntabwo bisaba ikintu kinini naguhe nubwo nagusohokana tu ahantu hasanzwe tukaganira tukishima tukanywa kofi cyangwa icyayi cyangwa isoda cyangwa ico dukunda niba ari igikoma cyangwa nyamacoma. Izo ngibyo birabaye ariko rero kuvuga ngo muzagendera muri bene izo nzira njye numva ari ibintu bisenya urugo cyane. So abagore twabapointinze ko aribo ba mbere baza bagwa mu bishuko zo gukunda nyine bene ayo makuru nyine yo gukenera ko nabo bakorerwa nk'ibyo babonye kuri social media. Ariko rero hari ikindi kintu wenda sinzi nimba tuba tugiye kugenda cyane. Ese umugore, ntekereza ko umugore n'umugabo babanye neza wenda bitarapfa, uko biri kose umugore aba azi ngo umugabo we yinjiza amafaranga runaka nyine nayo dufite. Birashoboka ko umugore yaba azi amafaranga umugabo we yinjiza cyangwa nyine abona azi ubushobozi bafite uko bungana, noneho akaba yakwifuza guhabwa gift nawe ku buryo ushobora kumwicaza hano ati ngaho nkorera iyo mibare urebe amezi nzasevinga kugira ngo ahubwo ntekereza ko wa muntu no muri bwa bushobozi baba bafite. Okay, hari abantu batanyurwa, icoco kiriho, hari abantu rwose batanyurwa nyine kandi ni umwuka uturuka kwa Satani. Ntekereza ko winjiye mu muntu ugashaka wenda gushaka ibintu biri hejuru cyane, ariko hari n'abandi usanga muri bike bafite na za gift nazo ntaza zibona. Sibyo? Nimba kuba wagurira umugore wawe nuri kuvuga amaherena ya magana angahe ntaco bigusabye, ariko ukaba utaribwiriza ngo uyamutahanire kandi ubizi wenda ko yakunda. Noneho wowe n'igihe agiye kubitekerezaga nimba nawe atabesheje mu gaciro akumva nta kintu ujya umukorera, noneho abandi bagezeho bagurira imodoka ntuzi unamugurira. Icyo nemera cyo ni ukuvuga ngo ni byiza guhera ku bintu bitoya mushoboye kugira ngo n'igihe muzatunga byinshi bizorohe ko ari umuco wanyu ko guhana impano no kuricognizinga umuntu nyine kwa kundi abanyakenya bazabwirana ngo nakupenda bure, ukayimuha nyine bure tu, ukayimuha udashingiye ku kintu cyose, just kuko ari umuntu mubanye kandi mubanye neza. Ntekereza ko guhera ku tuntu duto rero ari ibintu byiza kurusha uko utekereza ngo reka ubanze usevinge ugire amafaranga menshi ngo uzahita umugurira yenda iPhone 16 n'urugero. Aha, tukiri muri ibyo bitanya abantu hagati y'abagabo n'abagore, hari n'ikindi kintu nanone kishoboka ko usanga hari imiryango imwe umugabo n'umugore baraha nko turi aha ngaha, ariko nabo bakaba byashoboka ko basenyerwa na third party, mbese umubyeyi wo ku ruhande. Kandi ntabwo turi kuvuga abantu bari muri courtship, turimo turavuga abantu bari mu rugo. Noneho ibyo byumva ute kuba abantu bashobora kuba bari aha ngaha, umwe akazajya guhamagara ngo bite, ngo nk'abantu batabana. Ntekereza ko bagira izo ntambara nk'abantu usanga umwe atuye muri Afurika akatwiye duhurige wenda abantu tumenyeranye niko bimeze, umwe ari muri Afurika undi atuye mu bihugu wenda atuye muri Amerika cyangwa he. Noneho umuntu akaguhamagara ati yewe ati umugore wawe ga turahuye duhuriye mu mujyi. Amakuru urumva kandi kujya mu mujyi, amakuru mu mujyi ni ibisanzwe gaye ugenda agiye no gukora n'ikindi kintu. Uwo mugore ashobora kuba yagiye mu mujyi yagiye no kugura n'umwana inkweto, noneho wa mugabo kutabitekereza wenda akahita amuhamagara telefone ari hejuru, bampamagaye wari wagiye mu mujyi kugira gute. Ntekereza ko iyo bije muri third party birashoboka ko iyo third party nyine ishobora kuza ikamurika ku kintu cari gisanzwe gihari kirimo kiraba. Ariko hari n'abandi bigeraho bigapfa kubera kuba annoyed, akubwira ati akose umuntu azajya guhamagara akubwira ibyo akubwiye nurangiza uza untunganye utanabajije utazi uko bimeze. Ntago nshobora kujya mu mujyi ngataha. Aho ngaho issue ni ukuvuga ngo issue ihari ni ukutizerana. Ni ukuvuga ngo umuntu kubera ko yumva atari safe mu wundi. Umuntu niba umufite mwarashakanye, ikintu ca mbere kizubaka urugo kabisa ni ukwizera wa muntu. Kuvuga ngo nk'ubu hari abantu dukorana mu kazi bambwiye ngo ntibishoboka ko umuntu
umugore we yakwirirwa na telefone yiwe ngo ntibishoboka naje kwirirwa ngo ntiyoyimuheza ngo telefone ya buri umwe ngo ibiri locked, mbese ibifunze umwe adashobora gukuramo password y'undi ngo arebe. Kubera iki? Kera ico ni kigaragaza ko habaye ikibazo mu buryo bwo kwizerana, kandi ico ngico kibaye niho hahandi hava bamubwira amakuru uriya ubwo yagiye nyine nuko vyarangiye, akamba abijana mu yandi makuru. Kwizerana ni ikintu c'ingenzi cyane. Ntekereza yuko naco gishobora gutuma umuntu ashobora no kubona ukuntu mwizeye akabona nyine ni nkavyo vyiza wamwizeye kuruta nawe agahita atangira kumva umuntu unyizera gutya si ngombwa ko wenda naba umuhemu. Icyizere rero ni ciza cyane muri bene izo ngizo. Tutaragera ku ngingo ya gatatu, hari ikindi kintu gishobora kwinjira ahangaha. Muratubabarira ni ukubica hejuru nyine kubera ko tuzi ko namwe muzi byinshi, ariko tutaragera ku kibazo cya gatatu twakwibaza. Hari ikintu c'imikoreshereze y'umutungo mu rugo, kuvuga ngo naco kizana ingorane, naco kizana ingorane kuko hari uburyo abantu ntago baspendinga amafaranga co kimwe, uburyo bwo kuyakoresha. Noneho hari n'abagira ingeso ishobora kuba ivyari izo vyose, reka nyita ingeso kuko si vyiza. Ni ukuvuga ngo ese konte y'urugo igomba kuba ari imwe cyangwa umuntu agira amafaranga ye n'unda yiwe? Hari ikintu umuntu uzoyibaza ukatese bimeze bite? Umuntu agomba kugira amafaranga ye cyangwa konte y'urugo igomba kuba ari imwe? Sinzi ico ubivuga, ariko ni ikintu naco gishobora kuba gisenya cyane, kigatuma bizanagira no kuri level yo kuba abantu bashobora kuvuga ati genda nanje ngende ntabwo tukibanye. Okay, sinzi wenda uko abantu baba barabisetinze ko baba babyumva. Nje kuri understanding yanje nkuko twanabikoze no mu rugo, amafaranga ni ayacu, sibyo? nta muntu ugira amafaranga ye. Amafaranga nyine ni ay'urugo, ayaje aba ari ayacu. Ariko niyo mpamvu nabivuze ati sinzi urwego rw'imyumvire wenda baba barimo kugira ngo umwe yumve ko umwe agomba kuba afitaye n'undi afitaye. Yego. Noneho ukibaza ese byatuma twibaza ibintu byinshi. Nimba ayo ngayo yawe ufite ari ayawe, ni byiza ko ushobora kuba wakora wenda imishinga ku ruhande cyangwa se ibindi bintu umugabo wawe cyangwa umugore wawe atari involved, atazi. Nimba bishoboka hamwe, sinzi wenda sinabitekereje neza, ariko ntekereza ko biba bishoboka ntago byaba ari byiza, kuko mama musharinga ibintu byose mama mugomba gusangira. Kandi we bivuze ngo amafaranga ni ayanyu, n'ubundi ya freedom yo gukora icyo ushaka ibihari. Ko muba muyabona se nyine ayo mufite, ni nka byandi twavuze. Tuzovuga ngo baje kuguriramo ikibanza kandi uhayibona nyine bitari bukunde. Rero hari abantu babyumva ko ngo bagomba kuyatandukanya. Iyo ni reality iri hano hanze, uyibarije abantu benshi bumva ngo batagomba gusharinga. Cyangwa ni karyana navuze ka independent woman. Well, urumva iryo zina rya independent woman abantu barifiteho amakuru menshi. Kugira amafaranga si bibi, umugore wagize amafaranga si bibi, ni byiza. Ese kuyasharinga uzokuza kuba independent kuki? Urumvaga iyo independence ubundi ni ikisobanuye, aho usanga iyo independence iri twisted, bayishize ahandi hantu, bayivuze ukundi, uko itagomba kubimeza. n'abagore mumbare kuvuga gutya, mbese bibyigenge, sibyo? Adakeneye kuba uri independent, uri umugore on your own, ni byiza. Ariko iyo uri umugore ufite umugabo, ntekereza ko iyo tugendeye kuko hano hanze babisobanura ko independent woman, ico gitekerezo ku mugore ufite umugabo hari ahantu kiri no ku ijambo ry'Imana birahabanye. Iyo urebye ibyo baba barimo bayadefinisa, kuko umugore twemera ko umugore n'umugore, umugabo n'umutwe. Nimba rero uri independent, ubwo iyo independence yawe kugira ariko uzi ko ufite ubuyobozi urimo urakorera munsi kandi ushoboye kumvira ako kantu k'ubuyobozi gasubiremo, kubera ko ubu ngubu ni ikibazo gikomeye. Impamvu nazanye iryo jambo nuko mbizi neza ko nagiye mzumva, kubera twese nyine tugenda dufata amakuru atandukanye, ariko nagiye mzumva usanga bavuga ngo nyine abaye independent ni ukuvuga ngo iwe
ibintu byo kuba hari ubuyobozi akorera munsi nawe gano abaye umuyobozi nawe wenda icyo ni ikindi kiganiro dushobora kudevelopa kigatinda ariko just tugomba kuba submissive ku mugabo nyine kubera ko niwe nyine head mugani wawe niko bimeze niba ari head nyine sinzi uko twabivuga ariko just ukumva ko hari inshingano ufite nawe hari izo afite kandi ntimuzihuje hari aho bigera noneho bikaba ngombwa ko we akora nyine inshingano navuga sinzi uko nabivuga ariko nyine umwe akaja muze n'undi ziwe erega okay sinzi wenda nuko iyo ngiyo sije dushaka kujyamo cyane ubu ngubu ariko ico nshobora kuvuga ntekereza ko cyangwa ndi umuhamya ko buri wese kuba yajya mu mwanya we playinga iyo role ye nk'umugabo akaba umugabo umugore akaba umugore icyambere igitekerezo cyo kumva ko wari biba bicinyije nyine byacishije bugufi cyane ico gitekerezo ntago kiva ku Mana cyo ni icashitani ntago kiva ku Mana kandi nta nubwo ari ukuri ni ikinyoma kubera ko umugabo afite ibintu bye bitamworoheye n'ibimworoheye byo gukora mu nzu n'umugore nawe afite ibindi kandi tuvuga gutyo ntago ari kujya ku kazi kuzana amafaranga ubuyobozi bw'umugabo mu nzu buri beyond ya provision y'ibi ngibi tubona bifatika sibyo rero ntekereza ko harimo fulfillment cyane iyo umugore yemeye kuba umugore n'umugabo akemera kuba umugabo ariko wenda story for another day okay nta kibazo tuzabikomerezaho ariko ico kuri point nari ngaruye ibijanye n'amafaranga abantu bagende bagira ikofi imwe ikofi imwe bazajya kandi nimubona muyiciyemwo muzoba muciyemwo ifamiye kuko umunsi umwe zashize azoja kuzishaka cyangwa sabundi donc biteza akavuyo mu rugo tugende tugira ikofi imwe nivyo sawa none hano hari ikibazo wenda cyo tugitindaho cyane abakristo bemerewe gukora divorce cyangwa gutandukana ico kibazo kirasa n'ikigoye ariko dushingiye ku byo tumaze kubona ico gusaba Bibiliya idukonseya cyangwa nimba ari Bibiliya akoresha cyangwa sinzi wenda waba udukurikiye nimba ari uwo muri hedini ntitubizi ariko ico nzi neza cyo nuko dushingiye twebwe kubizera Bibiliya ikonseya abantu kubana kandi bakabana mu mahoro ndetse hari naho Bibiliya yavuze ngo babyare nyine bororoke donc bakora umuryango nyine ariko rero ntaho tubona ko hari abo bireba gukora divorce no kutayikora gusa icyo tumaze kubona kuri ubu nuko ingeri zose zirayikora tuza abapasiteri tuza abagabo bakomeye kandi b'abahanga yewe bashobora no kuzana bagafata nk'imikoro nk'uku nyifite bakatangira kutugira inama z'uko ingo zibana ariko nyamara mwabisuzuma mugasanga yatandukanye n'umugore cyangwa yatandukanye n'umugabo ni ukuvuga ngo bikora ku bantu bose ni ikintu gikora ku bantu bose ariko ibyo dukura mu iyobokamana ni uko byakabaye byiza ko urugo rubaho ari urugo nyine rwuzuye rusenga nyine abantu bagendera mu nzira y'Imana tu ariko divorce igera ku bantu bose nyine iyo birebye kuri ka tumaze kubona noneho akabazo kari random tujya no ku cyanyuma nacyo ntabwo gikomeye cyane wemera ko divorce ishobora kubaho nyine hari impamvu zumvikana zituma ishobora kubaho kubera ko nijoro wasubije ibibazo byinshi icyo ngicyo nawe gisubize wowe urabyemera yego ku mpamvu zimwe na zimwe tanga amaherekezo impamvu nshobora kuvuga ko mbyemera hari wenda nka hano dutuye hari ukuntu ujya ubona hari abantu bari abusive cyane hari igihe uza usanga tuvuga wenda nk'umugabo ni umusinzi cyangwa umugore n'abagabo muri iyi minsi basigaye bakubita gukubita nabi cyane urushe urumva rero ugasanga nyine nk'umugore umugabo we arasinda cyangwa se niyo yaba atanasinze akaza akamuhohotera nyine kumukubita kandi urumva byo bigira impact nyine igaragara yewe n'ibindi nubwo bigira uburemere bunini kuri mental health ariko hano hari ibiza kuri kandi na yoga sintoya ariko hari bimwe noneho turi kuvuga ibiri physical nje ntekereza ko nyine ni byiza kwegerayo ukagenda Imana yabagirira ubuntu byazongera bigakunda wenda nyine kubera ibyo mwaba mwumvikanye bikongera bigakunda ariko nanone baba abagore bajya bizirika akicara ndi kuvuga abagore cyane ko aribo nza numva
mukabyuka ngaho ijisho ryabyimbye ejo yagiye kwishishaho sima hari abantu twabonye ubushize byageze aho umwe atera undi icuma umugabo kandi noneho nari ndi kuri tele umugabo niwe ajya gukubita umugore mw'abantu umugabo yakubitaga umugore buri munsi akamukubita umugore yanga kugenda ngo ntabwo basinya ngo ntabwo bafite umwana rimwe umugabo aza yasinze umugore mbere avuze turambona barashwana kubera ko umugore afata icyuma arakimutera umugabo bamutwaye mana nuko rero ntekereza ko muri kesi nk'iyo ngiyo nico kintu nyine kiri wise ugomba gukora ukegerayo kugira ngo urengere ubuzima bwawe nubwo uwo wundi gana yo kumushirisha muri gereza aho wabibona nyine bitagikunze nuko nguko niki wabwira umuntu urimo icyo kibazo kirakomeye niki wabwira umuntu uri gupanga divorce okay umuntu uri gupanga divorce nareke ico kintu nakireke agihagarikira aho ngaho kubera ko okay nta kibazo kiza ku bantu ngo gihite kiza gutya rimwe ushobora kubona just red flag ukabona bino bintu birashobora kuzangeza ku kintu kitari ciza utwo tuntu ugenda ubona duto ni handi muri za point twatangiriyeho tuvuga ngo ese ibintu mubonye cyangwa bibabayeho mu rugo rwanyu mbese iyo umunsi urangiye mugira umwanya wo kuzicarira mukabiganira iyo mubiganiriye muza mubiha umuti none ntibigume muri umwe uko kuguma muri umwe nizo biza bigeraho bikamutegeka kuja kuzana icuma umunsi umwe ugasanga umuntu ngo yateye uwundi icuma naho n'utuntu yagiye abika rimwe kabiri akabibika byamara kuzura byamwuzuranye akabastinga kandi akabastinga agiye gukora ikintu kibi kubera ko nta mwanya yabonye wo kuganira kuri ico kintu ariko rero umuntu ugiye warumbaje ngo umuntu upanga divorce ahubwo napanga uburyo atogera kuri iyo divorce cokoza nimba abona ari umuntu uraye bari bumwice araye ari bupfe kandi akabibona agatangira kubona sinye yuko cyangwa araye ari bwice cyangwa araye ari bwicundi agatangira kubona sinye yuko araye ari bupfe kubera ko nakomeza kwihanganira urwo rugo araza kurugwamo nta mpamvu yo kurugumamo jewe niko nje mbitekereza nta mpamvu yo kurugumamo kuko aho ngaho ico uzabukoze uzabukijije ubuzima bwawe byibura ahunge na Bibiliya ndagira ngo izivuga ngo ibintu bijanye no guhunga ni uguhunga ahunga abe yigiyeyo wenda iyo divorce iyo wenda mu buryo bw'amategeko ni ikintu kinini ariko abe yigiyeyo kugira ngo just ibyo bintu nibisubira mu mwanya bazongere barebe indi nzira y'amahoro yo kwiyunga umuntu rero uri guhapanga divorce turavuze ngo mu izina rya Yesu uhagarika ico kintu kandi nimbona nyine uraye uri bupfe ukiza amagara yawe apime impamvu zimujana yego urebe niba ari impamvu z'ingenzi kandi yemwe gupimaga impamvu so kureba itegeke za mugenzi wawe hari igihe umuntu umwe azabera undi mubi noneho nawe bikageraho bikazagera ahantu noneho nawe reaction zawe zisigaye ari mbi cyane pe burya nubwo nyine uvuga ngo uyu akora ibi ariko uzusanga yewe nawe nyine bigaragara ko ukorerwa ibyo twise ko ari byo bibi hari igihe nawe usanga noneho usigaye urespondinga mu buryo utameze neza so rero umuntu yirebe arebe impamvu zimutera gutekereza ico kintu nimba ari ibintu bishobora gukemuka arebe nimba nta ruhara bifitemo ibyo birimo biraba nimba atajya bitiza umurindi atarimye mugenzi w'ikibanza cyo guhinduka cyangwa guhindukira kandi nyine nimba ari uwo nguwo uraye ari bupfe cyangwa ari bwice ahunga akiza ubuzima bwiwe ndatekereza dushobora gusoreza ahangaha tutarasoza ntabwo dushaka uyu munsi gukora ikiganiro kirekire turashaka gukora ikiganiro kigufi ariko kandi umuntu ashobora kumva nyine dushaka ko muzanatubwira nyine uburyo twazanye topic isa naho ihari cyane kugira ngo namwe muzayisangemo mutubwire ukuntu ibintu bimeze turatanga gusa inama icambere abantu baganire cyane kandi uko ushaka ko umuryango wawe umera birashoboka cyane ahari mwakwibaza ngo twaje kubibabwira kuko twebwe bino byose twabinesheje dufite gutandukana ntabwo dufite gutandukana ariko umuntu wese turamuha inama yo kugenda kabisa mwongere just mwisuzume murebe niba muzamufata umwanya uhagije wo kuganira yakuri buri kantu kose ibyo twavuze byo kugira ikofi imwe kugira umwanya w'umuryango mu cyumweru
utuntu twinshi nyine tugenda tuba abagabo gushakira amagifuti abagore ni sawa ariko ntimuhere ku ndege niba mutarayishobora nka kwa kundi twavuze kandi uyishoboye uyishoboye nawe ayigure. ugura indege tuzoza kuyitaha nta kibazo ugura indege ya nuko nguko. Ndumva twagera ku musozo. Reka dusoreze aho ngaho. Wowe wakurikiranye ikiganiro kikaba kigeze aho kirangira, wakoze cyane. Muduhe ibitekerezo. Iyi topic ya divorce ni topic nini pe tubizi ko tutavuga muri minota ngo dustressinga utuntu twose tuturangize, ariko mwandike ibitekerezo byanyu muri comment section. Nimba hari icyo ushaka ko tuzanavugaho ubivuga ati muzavuge kuri iki cyangwa kuri iki, kandi nyine mugubwe neza, tuzababona ubutaha.